Muraho neza mureke twigane present and past tense ku kinyarwanda. Iyo bavuze present tense ni ibintu bibaho buri gihe, ibikorwa ukora buri gihe. Hanyuma past tense kavuga ibintu wakoze buri gihe cyangwa se mu kanya kashize. Urugero, she cooks chips, ateka ifiriti. She cooked chips, yatetse ifiriti. I drive a car, ntwara imodoka. I drove a car, natwaye imodoka. We go to the church, tujya ku rusengero. We went to the church, twagiye ku rusengero. I wash my body, noza umubiri wanjye. I washed my body, nogeje umubiri wanjye cyangwa se narakarabye. He plays football, akina umupira w'amaguru. He played football, yakinnye umupira w'amaguru. Alice buys tomatoes, Alice buys tomatoes. Alice yaguze inyanya. Hanyuma cyangwa se agura inyanya. Alice agura inyanya. Alice bought tomatoes, Alice yaguze inyanya. Please, iyo utazi ukuntu wakora sentence in present and past tense, go in description aza kubonamo link wiga uko wakora interuro present and past tense. Ikindi kandi niba ushaka tugukurikirana dufite classes twiga buri munsi icyongereza. Niba nawe uri interested, kwandika kuri izi nimero hanyuma nawe uza twigana icyongereza. Bye bye.